biroroshye cyane yuko ushobora kubaza umuntu ati ese wizera ubugabe bw'Imana? Umuntu biroroshye cyane ko ari bugusubiza ati ni koko nizera ubugabe bw'Imana. Imana nigena byose uko bigenda, nta kiri hejuru y'ubutware bwayo, ndetse rwose imbaraga zose n'ibindi byose uko byagenda kose n'ibyo tubona bigenda biba byose biri munsi y'ubutware bw'Imana. Ariko nshuti bavandimwe, biroroshye cyane yuko iyo wongeye kumanuka munsi umubaza ikibazo, ushwanyaguza icyo yabajije kugira ngo ukomeze ugeremo munsi, biroroshye cyane yuko ujya kumva impakanyi rwose yuje ubukana ihabanye n'icyo yemeza kare yuko Imana rigena byose. Ni ukuvuga ngo biroroshye cyane yuko ushobora kubona ko abantu tudashobora kumva, ndetse rimwe twiyibagiza, ndetse rimwe rwose dushaka ubundi buryo bwo gukoramo ibintu twiyibagije ubugabe bw'Imana. Mbere na mbere, ubugabe bw'Imana ni iki? Ubugabe bw'Imana ni indangakamere yayo, aho igena ibintu byose uko bigenda, nta kintu cyitambitsemo iruhande cyangwa mo hagati kugira ngo nibura kize kuyibuza. Kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko Uwiteka ari mu ijuru yakoze ibyo ashatse byose bimushimisha. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga ubugabe bw'Imana, tuba tuvuga yuko nta kintu na kimwe kiri hano ku isi cyangwa no munsi y'isi cyangwa no hejuru y'isi gifite gutungura Imana kigatuma ishyiraho umupango wa kabiri. Oya, ahubwo rwose ibyo tubona byose biba, ni ukuvuga ngo biri mu bugabe bw'Imana, nta kimana yikanga, ifite ubushobozi bwose kuri icyo kintu, nubwo tubona nyine twebwe twabona bisa n'ibihabanye n'ibyo twatekerezaga ku bugabe bw'Imana. Fanga tuvuga icyo tuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Imana ifite ubugabe bwose ku byo tubona kuri iyi si, haba ku kuremwa ndetse n'ibibera mu isi. Ibyo mvuga ni iki? Ndavuga nti ibintu byose tubona byaremwe uko byagenda kose byose biri munsi y'ubugabe bw'Imana. N'ibyo abantu barema bakora byose biri munsi y'ubugabe bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ndamutse hejuru, ndi kuvuga nti uko tubona impanuka ziri bugende, imodoka igonga iyindi, abantu barwana bakicana, byose nta kiba cyajabutse ubugabe bw'Imana, ubushobozi bwawo bw'ikirenga. Tuvuge tuti ibintu uko bigaragara n'Imana iri hehe, yagiye he? Oya, niba ujya wibaza icyo kibazo, n'ibyiruka mubiri gusa bikurimo, Imana irahiri aho yahoze ndetse aho izahora. Nta kintu kiza cyihinduraho, nta nubwo igeze iva ku ntebe ivuga ati reka none ndabona biremere reka njye gufata neza njye gusamira hejuru. Oya, ibyo byose irabireba kandi n'ibigenzura, nta cyitunguye na kimwe kiriyo. Ni ukuvuga, nongeye kuvuga, ndavuga nti Imana niri hejuru rwose, itegeka byose, yewe na Satani ntabwo yeza amutungura, ahubwo Imana ifite ubushobozi bwose no kuri Satani. Ni ukuvuga ngo ndetse Imana ifite ubushobozi bwose ndetse ifite ubugabe bwose ku badayimoni n'abamarayika bose n'abantu bose, yewe n'ibiza biba mu isi byose. Ibyo byose biri munsi y'ubutware ndetse n'ubugabe bw'Imana bw'ikirenga, aho byose bigena uko ishaka, nta na kimwe kiyitambitse, ndetse nta na kimwe kiza kugira kiti uragira ibiki. Niyo mpamvu uko byagenda kose, kujya kwirirwa wigora ukavuga uti Mana wari uri he ubwo ibi byabaga,
ibyo byose ni ukwibaza ubusa rwose, kubera yuko koko Imana aho iri irahari kandi nta kintu cyayitunguye, ndetse impamvu nyine twavugaga tuti turibagirwa ubugabe bw'Imana nuko ibyo byose iyo bireta twibagirwa yuko byoroshye yuko n'Imana nyine ikomeza kugira ubugabe no kuri ibyo ngibyo byose biri kuba, kuko byose bigenzura. Bityo rero no mu mpanuka zabaye n'ibindi byose ni ubugabe bw'Imana bugihari. Rero nta Imana iba yagiye, ndetse no kugira utangire kwibaza icyo kibazo cy'ububi gutyo kimeze gityo cyo kwibaza ngo Imana yari yagiye he, Satani aje kugukoreramo nabwo Imana ari ihari. Ni ukuvuga ngo Imana rero ku byaremwe byose n'ibibaho byose, Imana ifite ubugabe bwayo. Vanga imyuzure yateye, imiyaga y'ishuheri n'ibindi byose byabaye, aho twabonye umuntu apfa mu rupfu rubabaje, aho twabonye abantu bagaraduwetinga bakagira ibihe byiza, ibyo byose uko byagenda kose ntabwo bijya kure y'uko Imana igaba ibintu, ahubwo ibyo byose ni ibigaba byose. None wambaza uti ese Imana aho simbi ko tubona ituzanira ibintu bibi? Oya, Imana ntabwo ari mbi, ahubwo nimwe babi, kubera yuko ibyo byose bikora nk'uko nyine ibigenzura mu kugira ngo iyo yihesha icyubahiro nurangiza ubanza wongere ujye munsi, cyane ko igishobora kubitera ndetse n'ibyo ngibyo byose, haba impanuka byaba n'iki, yewe rwose bishobora guturuka kuri wowe kimwe n'uko bitaturuka kuri wowe, ariko byose still biri munsi y'ubugabe bw'Imana. Iyo Mana niyo yabigennye byose. Nanone hari ikindi kintu dufite kwibuka cy'uko Imana ifite ubugabe mu gakiza. Ahangaha ho benshi bashobora kuhamya bakavuga bati kuba twabyutse tutahumekaga, kuba turi guhumeka kano kanya byose byari ubugabe bw'Imana, ni ukuvuga ngo ni Imana yabitegetse ibyo bintu. Ariko iyo bigeze ku gakiza, bitewe n'uko nyine byerekeranye n'uko biri gukiza umuntu, ubwibone burazamuka bugasaga, ndetse umuntu atangira gusoma nkeri y'ubwibone, hanyuma agatangira kwibwira ati njyewe n'Imana turafatanyije. Muri make ikintu nacyo dukwiye kumva ahangaha ni uko Imana ifite nanone ubugabe ku gakiza. Icyo mvuga ni iki, ni uko bigaragara kuva umuntu yagwa, yaguye byuzuye ndetse apfa byuzuye, ku buryo adafite uburyo na bumwe bwo kwigobotora narangiza ngo akizwe, kubera yuko afitemo ubushake bwe bwite. Cyane yuko niyo habonekamo akantu gatoya k'ubushake kakabaye kamukurura ubundi agakizwa. Ariko tubona yuko abantu badakizwa bityo bisa. Kubera iki? Kubera yuko ubwabyo nyine uramutse uvuze uti biraturuka kuba umuntu abishaka, nta muntu utakwifuza kujya ahantu hatazaba imibabaro, nta muntu utakwifuza kuzajya ahantu atari burimbuke iteka, nta muntu wakwifuriza ibibi bitandukanye n'ibyo byiza. Ariko icyo ubwacyo kiragaragaza yuko Imana ni ishobora kurehereza umuntu akaza akihana, muri make n'ifite ubugabe no kugakiza. Ibyo mvuga ni ibi ngibi, ndavuga nti ntibishoboka yuko harimo gufatanya k'umuntu n'Imana bimere nk'ayo bijabuka, bimere nk'aho ajya gufatanya n'umuntu, ahubwo uko bigaragara rwose Imana niyo ifite ubugabe ku gakiza kawe. Niyo mpamvu udashobora kwizera atari biguhaye, ndetse no kugutoranya yewe ntitoranya bitewe n'uko ngo ubona yuko umuntu azakizwa, ahubwo itoranya yo ubwayo biturutse kuri yo ubwayo mu bugabe bwayo, bidaturutse
ku muntu, ku cyo yakora cyangwa ku cyo yatekereza, kubera yuko turabona yuko umuntu apfuye byuzuye adashobora guhitamo icyiza. Rero iyo turi kuvuga ngo Imana ifite ubugabe bwose bugakiza, nicyo tuba tuvuga, yuko itoranya uwo ishatse ikareka uwo ishatse. Ushobora kuvuga uti ariko ibyo bintu uri kuvuga ntabwo binyuze mu mucyo, kuko birababaje cyane kuba Imana yatoranya bamwe igasiga abandi. Ikigaragara ni uko yakabaye agirira ubuntu abantu bose. Ariko nanjye ndakubwira nti, iyo utangiye gutekereza igitekerezo kibura ubwenge gutyo, iyo yaba hazaga inzogera igasona mu mutwe wawe ikakubwira iti ndumva ubusobanuro bw'icyitwa ubuntu nabwo utakizi, kuko ubusanzwe nyine ubuntu nuko mu busobanuro bwabyo nuko iri buze kuguha ikintu utari ukwiriye ariko ikiguye kivuye kuri yo. Rero muri make nta muntu ukwiriye n'umwe ubuntu, ahubwo twese dukwiriye umujinya, kereka Imana nihitamo uwo ishaka ikareka uwo ishaka. Ariko reka nongere nkomeze nibura, niba ugitekereza yuko ufite gufatanya n'Imana bidaturuka mu bugabe bwayo yonyine, tekereza iki ngiki. Iyo uri gusoma Abaroma 9 ukareba uburyo Paul avuga Abisiraheli, ukareba uburyo ibintu byose byari bibegereye, nibo abantu ba mbere bakabaye babyizera, ariko siko byagenze. Ahubwo nibo bantu ba mbere bagiye babyanga, banga iby'agakiza, kandi aribo byegerewe n'ibitangaza byahakorewe. Mu by'ukuri ibi ubwabyo biragaragaza yuko bituruka ku Mana ubwayo, ntabwo bituruka ku bwenge bwa muntu, kuko Abisiraheli nibo bakabaye barakijijwe mbere, cyangwa se bakabyizera kurushaho kuko byari bibegereye, bitari nk'abanyamahanga. Ntibituruka yewe no ku bushake bwa muntu, ahubwo bituruka ku Mana yo ubwayo. Niyo mpamvu igitekerezo ubwacyo kivuga ngo hakenewe ubushake bwa muntu kugira ngo Imana ikore, ni igitekerezo kiva kwa Satani, nubwo benshi mu bigira abanyamadini bagifite, ariko kiva ku mubi, kubera yuko kiba kigerageza no kuvuga kiti kugira ngo umuntu aremwe nuko habayeho ubushake bwa muntu. Muri make habayeho gushaka kwa muntu mbere yuko umuntu abaho. Ibyo ubwabyo biracuritse, ndetse nuko biri kuva nyine mu bwonko bucuritswe n'icyaha. Ariko ubundi uramuka utekereza neza ujyana n'uko Bibiliya iri kuvuga, nta kindi kintu ushobora kubonamo, ndetse nta kindi kigaragaramo cyane nko kubona ukuntu byose birangira n'uburyo byose bitangira, Imana byose ari iri kubigena. Muri make rero Imana ifite ubugabe bwose, haba ku byaremwe, haba ku biza tubona, haba ku nzara zitera, haba no ku bindi byose n'intambara ziba, Imana ibifitemo ubugabe, nta kiba cyayijabutse. Ikindi kandi no mu gakiza Imana ifite ubugabe bwose, ndetse itoranya uwo ishatse ikareka uwo ishatse, kubera ko biri mu bugabe bwayo. Ntibishobora guturuka ku bushake bwa muntu, ahubwo bituruka kuri yo itoranya. Ndetse rwose ibyo byose bizanira icyubahiro hatabayemo gufatanya icyubahiro n'undi muntu uwo ari we wese, ahubwo yo ubwayo ikaba yihariye muri icyo cyubahiro cyayo nyine, nta kindi. Muri make ubugabe bw'Imana ni uko buri.